Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 19 mu minsi 28 yo kwiga umuco wo gushimira. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe noneho uko twashimira mu nzira tugenda dutera intambwe zacu zose rwose tuzihindure amashimwe. Uko uteye intambwe ushimira uvuga ijambo urakoze, burya intambwe yose uteye buri munsi ibigenda ikuganisha ku nzozi zawe, ku ndoto zawe. Reka rero tuzihinduremo amashimwe byibuze uyu munsi. Wowe ushoboye kureba video ubashe kuvuga ijambo urakoze inshuro 100. Urazivuga gute? Urazivuga utera intambwe, uteye intambwe uvuga urakoze. Ushobora kuba uri kugenda uva mu cyumba ujya mu kindi, uva mu cyumba ujya muri douche koga, uva mu rugo ujya ku kazi, uko ugenda utera intambwe ujya ugenda uvuga mu mutima wawe urakoze urakoze, kandi ubivanye ku mutima. Ni ukuri izo ntambwe zacu tuzihinduremo amashimwe kugira ngo bibashe kutugururira amayira y'ibindi byiza byose twifuza. Ushobora no kuba wagenda izo ntambwe 100 cyangwa se izo nshuro 100 ukazivuga wenda uzenguruka inzu yawe, cyangwa se niba ufite urugendo runaka, intambwe yose uko uyikoze ujya uvuga ijambo urakoze. Ntabwo ari ngombwa ko 100 rigera neza, ushobora kurigeza cyangwa ukanarirenza, gusa ariko tuzirikane iryo jambo urakoze uko duteye intambwe. Buri ntambwe yawe ihindura amashimwe, kuko burya buri ntambwe duteye iyo ari yo yose ibituganisha ku byo twifuza, ibituganisha ku ntsinzi y'ibintu byacu, ibikorwa byacu twifuza. Ngaho rero reka tubikore uyu munsi, uko utambuka mu mutima wawe ujya uvuga urakoze urakoze, kugira ngo iryo jambo urakoze, ayo mashimwe atwuzure. Ni ukuri kandi tujye dushima Imana igihe cyose. Nko kuvuga nta kintu na kimwe wagakoze udashima Imana, nta kintu na kimwe wagakoze udashimiye ubuzima. Niyo ntambwe uri gutera rwose, no kuba ushoboye kuyitera nabyo ni amashimwe, ni ubuntu bw'Imana. Reka rero tuzikoreshe tuvuga ijambo urakoze ku buryo bitwinjiramo nyine natwe tukabyiyumvamo mu mutima wacu, tugashimira tubikuye ku mutima. Kandi mwabonye ko ijambo urakoze ni ikintu gikomeye dufungurira imiryango y'ibyiza byose dukeneye. Ngaho rero uyu munsi umukoro ni nk'ibisanzwe, ni ugufata bya bintu 10 byacu dushima Imana, noneho twarangiza tukajya tuvuga ijambo urakoze buri nyuma y'ikintu kimwe tugiye tuvuga. Ushima Imana, ukongera ijambo urakoze kubw'iki kintu, kubera ugashyiraho impamvu ushimira. None nuragize urutonde rw'ibintu 10 bakora uyu munsi, uratera za ntambwe 100, uzitere uzikore uvuga ijambo urakoze urakoze. Aho uri bujye hose ushobora kugenda, wagera iyo ugera waruhuka ukaba wakomeza nyine ukongera ugakomerezaho. Ntabwo ari ngombwa kuziterera icyarimwe, wowe uko utera intambwe uzi kuza kuzirikana ijambo urakoze. Rero nk'uko bisanzwe kuryama ntabwo turi buryame tutavuze cyangwa tudasenze ngo dushimire Imana ibyiza byatubayeho uwo munsi. Uyu munsi rero ndabashimiye ko gukurikirana iyi video. Ni video ngufiya ariko tuzirikana za ntambwe zacu uko ari 100 tuvuga ijambo urakoze. Ijambo urakoze tugomba kurivuga inshuro 100 uyu munsi. Sangije inshuti zanyu iyi video kugira ngo nabo baze dukomezanye uru rugendo rw'iminsi 28 yo kwiga umuco wo gushimira, ari nako bidufungurira amayira y'ibyiza byose twifuza. Hejuru rero ku munsi wa 20 Imana ikomeze ibarinde.